ndavuga nti reka mbishire mu bikorwa ndebe ko bishoboka. Nibwo natangiye nkora utuntu tworoheje, ariko kugeza ubu ngubu urabona yuko ibintu ndimo nkora biri gushimwa n'abantu benshi. Watangiye ute rero? Aha niho hari ikibazo gikomeye n'urubyiruko wenda rurangiza kwiga amashuri akavuga ati kugira ngo uzaje kwihangira umurimo bisaba igishoro, bisaba ubundi bushobozi. Watangiye ute wowe? No kuvuga ngo gutangira kwanjye natagiye ndi umuntu ushakisha udufaranga duke duke, ku buryo numvaga yuko nubwo naba mfite 2,000 cyangwa 1,000 ngomba kukibyazamo ikindi, kwa gukoresha imbaraga zanjye, ku buryo nakoze mpaka kwa kundi ushobora guhera ku 5,000 cyangwa bingahe, ugakora akazi n'imbaraga zawe ariko ukaba ufite icyo ugamije, ufite intego, nta gupfusha ubusa amafaranga. Aha, wewe wahereye kurangahe rero? Je nahereye ku mafaranga atarenze 10,000, nkajya nkora uturimo tunsaba imbaraga ariko nkadukora numva ko mfite ubushake, nka saving amafaranga yanjye, nkashakisha mpaka ngeze ku cyo nifuza. Ubuhamya nibwo dukeneye bwo gutangiza amafaranga makeya. Ubundi ngiye kubera ko nakundaga ibintu bya technique, natangiye nkanika amatelefone, boro nkajya ngenda nkegera abantu bakanika amaradiyo, amateleviziyo, kubera ko narize informatique, nkifashisha abo bantu kuko hari ibyo bafite bandusha, ariko kubera ubushake nkaba nababaza ibyo numva ntasobanukiwe, bakanyigisha, ngenda bimenya boro nkagenda negera abafitemo ubushobozi cyane, nkagira uburyo mvugana nabo bakanyigisha, noneho nagira ibyo mfata nkajya mbikora, amafaranga avuyemo nkayabika boro. Cya gihangano ngiye nagiye ntekereza cyo kuba nahanga imbabura, kuko numvaga ko ari ikintu kizakenerwa no buri muntu wese, ndavuga nti ibyo bintu bishobora kuba byazamfasha mu gihe kizaza. Bisobanuye ko wowe uri wa muntu wagiye hariya ku muhanda, abo tujye tubona mu masoko bateye akameza bari gukanika amatelefone, ibingibi bisanzwe. Uko bivuga niko biri. Natangiye gutyo, udufaranga maje kwiyuzuza amafaranga ageze nko mu 100,000, ntereye aho ngaho urumva byari bintwaye umwanya, ariko byanga bikunda ayo mafaranga maje kuyageraho, nibwo natangiye kugura udukoresho, ngenda nteranya utubabura buhoro ngera ku gitekerezo. Ese mbwira bwo byagutwaye igihe kingana iki? Urumva 10,000 nabikoresheje nko mu gihe wenda cy'umwaka nari maje kugera 100,000, kuko urumva ikintu cya mbere ni ukudacika intege. Iyo muri gukora amafaranga, nimba wakoreye 2,000 cyangwa se 1,000 kandi ukaba ukeneye kurarya, byanga bikunda ugomba no kugerayo savinga, ukirindaho gusesagura. Abamonaga bo byanga bikunda ntiwamenye icyo umuntu abatekereza, gusa ngewe icyo ntekereza nuko icyo ukunda uba ugomba no kugiharanira, kabone nubwo cyaba ari ikintu kizakwambika ubusa, ariko byanga bikunda icyo ushaka ugomba kukigeraho ariko utiyandaritse. Aha, tumaze kubona rero ko rero watangije 10,000, hanyuma mu gihe cy'umwaka ubugeze ku 100,000. 100,000 rero ikintu byamariye, kuko urumva ibyo nize nabikubwiye ni computer science, ariko nkaba mfite ibyo mpanga mu mutwe wanjye ngemba ntarasohora, ariko ari ibitekerezo mba mfite ibyo nashishikariza abantu, ukuvuga ngo gutinyuka kuba wakora ikintu kikurimo. None ikintu ngewe ayo mafaranga yamariye, urumva nakoze mfite intego, nge nari narabiteguye, ngenda bitegura buhoro. Imba ibyo 100,000 nari mbibonye, hari harimo kuba nafata amafaranga nkagura fe metalike, ibati rya metalike, nkaba nakwinjira mu babumbyi, nkagira ibitekerezo ngemba bitewe n'ibyo ngiye ntekereza, nkaba nakwinjira mu basuderi, nkamuha formule y'icyo nshaka kansohorera buhoro bitewe na tekinike zanjye, mbasha gufata cya gitekerezo ngiye kindimo na formule mfite, nindangiza mbe nakora ikintu buri muntu wese aba yakenera kuba yakoresha kandi gifite design nziza. Urumva rufite ibitekerezo mu mutwe, ariko nanone uvuga uti ngomba gutera imbere, ariko wareba amafaranga ufite wa mugani mu mufuka wasanga ni makeya. Nukuvuga ngo urumva icyo gihe nahise mfata umwanzuro wo kuba nagura ibyo bikoresho ngiye ibyo natekereje. Urumva nari narabikoreye na devis, mbasha gukora akababura gato gaciriritse, mbona yuko katantwaye ibishoro byinshi, ngerageza nyine ndagakora, akababura karakundwa, mbese nayikoze mbona yuko ariyo nikorera, kuko mbere na mbere nyikora nari umunyeshuri, nari ndi kurangiza secondaire. Noneho ubwo nyuma yo kwiga, urumva nakubwiye ko na depoje igitekerezo huko cyamaje kuza, ndavuga nti reka ngerageze bwa buryo nigezemo kugerageza uko nabikoze, nongere ngerageze ndebe. Ubwo nkora imbabura ya mbere, maje kuyikora abantu bose bayibonye barayikunze, baravuga ati imbabura wayitekereje ute, dukorere natwe. Umuntu wa mbere nakoreye yanzaniye abakiriya nka 5, buhoro bituma abantu babikunda, nzamuka gutyo ngenda nkora imbabura, umuntu aza ambwira ati naye ndashaka inke okore kwa runaka buhoro. None urabona ko noneho nagiye nameriyora, nakoze imbabura zisobanutse cyane. Urumva bwa mbere iyo ugiye gukora ikintu cy'igihangano
ntago ukora icyiza nk'uko wakora waramaje kumenyera. Nakoze imbabura nyikora bitewe n'ibitekerezo nayo mfite nabo ndi gutoza byaje bimeze nabi, ariko igitekerezo kuko nayo nyifite namaje no kumenya formule yaje ikora ibyo nshaka ko ikora. Ikindi kiba gisigaye ni design. Umuntu wize rero ugiye gukora imbabura. Ibintu bitandukanye nanone nuko abantu bajye babitekereza bati umuntu wize abagomba byanze bukunze gukora akazi kakandi kamubahisha, yambara ipantaro n'ishati biteye ipasi n'urukweto ruhanaguye akagenda akajyana akicara mu biro akembwa amafaranga menshi. Noneho ugiye mu mbabura, imbabura wirirwa wirukankana ku isoko kandi warize amashuri yawe. Ubundi mbabura igitekerezo ufite ugomba kugiha agaciro bitewe nuko ubona cyazakugira akamaro ejo hazaza. Impamvu natekereje imbabura ntago ari uko nyobeye yuko ari ikintu bashobora kuba banse kabavuga ati uyu muntu yize amashuri yize computer science yakagombye kuba yicara mu biro yicara kuri computer imbere ya mudasobwa nyine imbere ya mashini aho ngaho. Ariko byanga bikunda no kujya mu ishuri ubutekereza yuko ari ugushaka ejo hawe hazaza heza. Noneho rero njyewe gushaka ejo hanjye hazaza ni ifaranga nkeneye. Kuva ari ifaranga nkeneye ngomba gushaka uburyo ki nkora ikintu kimpesha agaciro mu bantu. Natekereje ko ngomba kubanza nashaka amafaranga nyuma bikanteza imbere ejo hazaza. Bivuze ngo nta mpamvu yo kuvuga ngo uriya ngo yize amashuri yagiye mu mbabura, wowe icyo ushaka ni amafaranga byanze bikunze. Wabikubonamo uwo ari we wese icyo yavuga icyo ari cyo cyose, wowe turavuga tuti kazi ni kazi. Ubundi akazi kose uko kaba kameze ugomba wakora agapfa kuba kakwinjiriza, keretse iyo kaba ari akazi kabi kashobora kuguteranya n'abantu. Hanyuma rero tujye kuri aka kazi kawe k'imbabura byaje kuzamuka bite? Mu by'ukuri hari abantu benshi bakora imbabura, ariko ngira ngo tugeze amahirwe turakubona wowe uzirimo kandi warize uri gukora imbabura warize. Benshi twagiye wenda tubona n'abantu batagize amahirwe yo kwiga babigiyemo, ariko wowe arusha karimo nuko ushobora kuba nuko wageze mu ishuri. Kuba narageze mu ishuri rero ni ibintu bimfasha cyane. Urabona mu ishuri umuntu yigiramo byinshi birumvikana, hari ikinyabupfura, hari ukumenya kwitwara neza mu bantu, icyo ni icyambere. Ikindi no kuba ibintu ugomba gukora ugomba gutekereza mbere na mbere ukareba ukavuga uti ibi bintu ngiye gukora bifite ubuziranenge cyangwa se nta muntu ushobora kuba byateza ikibazo. Ibyo ngibyo ukabimenya, warangiza ukanakurikirana ukavuga uti ese ibyo bintu bifite garanti ku buryo umuntu uzatwara ikintu atazagira ikibazo. Ibyo nabyo bikaba ari ibintu bya mbere. Ukagira ubunyangamugayo mu byo ukora, ukagirira n'abakiriya bawe ubunyangamugayo. Noneho umuntu nimba atwaye ikintu atazaza ari kuvuga ati wa muntu yarampangitse bikine bikishaka ibikoresho bifatika, uhereza umuntu ikintu gikomeye kitazapfa ejo buri kanya ngo ibintu byapfuye bikine biki. Ugura ibikoresho bifatika, noneho ukorera abantu ibintu atari bya bindi byo kwahangika ngo uko ushaka amafaranga. Iyo ukunda amafaranga kurusha akazi nta nyungu ugeraho. Aha dusubire rero mu mbabura zawe. Ahangaha tugiye kureba uburyo wagiye uzamuka. Tugiye ko wakoze imbabura ya mbere, ugerageza nawe uri kuvuga uti ibi bintu bishobora kuzampa amafaranga, cyo rugamije nyine n'amafaranga. Amafaranga warayabonye, byagenze bite? Amafaranga birumvikana icyo umuntu aba ashaka na amafaranga narayabonye. Nkurikije icyo nari nkeneye ni ukuba umuntu uhanze ikintu akagishyira hanze kigakundwa. Naragihanze nyishyira hanze kirakundwa, kimaje gukundwa icyo nashatse no kugira ngo mfate umwanzuro w'ikintu cyanjye. Nimba leta ivuga iti turengere ibidukikije tugabanye ibicanwa, ndashaka kumenya ni iyo mbabura yanjye nzayikora nte kugira ngo igabanye ibicanwa. Icyo nakigezeho ku buryo imbabura yanjye iragabanya ibicanwa ku rugero rwa 70%. Ni imbabura ibasha gukoresha inshenga z'amakara ikazikoresha igihe kinini cyane ku buryo ibigabanye, iyo tubaze neza dusanga igabanya ibicanwa ku rugero rwa 70%. Ariko reka tuzigemo, ndabona ziri na hano nk'iyi ngiyi. Ndabona ari imbabura nini. Nk'iyi ngiyi hari urabona nkora ubwoko butandukanye. Mbasha gukorera mu rugo, iyo mu rugo umuntu atekaho izicomekwa ku muriro, zikoresha umuriro mukeya nk'umuriro wa 500, bishobora kuwukoresha mu mezi 3 bitewe nuko itwara ungana n'uwo telefone itwara icaginze. Katujye nko kuri ibi bimeze biti. Urabona iyo ni icyokezo cya brushette ikoreshwa mu tubari, ifite n'umwanya wo gutekaho isafuriya. Ni ukuvuga ngo ushobora kujya mu kabari
kakira abakiriya benshi, umuntu wakoreshaga umufuka mu minsi 2 cyangwa 3 akaba yakoresha umufuka w'inshenga, kandi yaguze make akaba yawukoresha nk'ukwezi kose, ukaba yakoresheje udukara duke kandi tw'uducenga, bya bindi abandi bamena, bya bindi bitagira akamaro. Icyo dushaka nyine ni amafaranga, nk'uko ntawe bivuga ko ari amafaranga ushaka. Uravuga uti ni amafaranga nshaka, natwe nicyo ahangaha tugiye gutindaho cyane. Nk'iyi mbabura uyigurisha ngaho ngubu? Iyi mbabura nyigurisha 75,000. Iba yatwaye angahe kugira ngo twumve ko harimo inyungu? Waravuze uti icyo nshaka ni amafaranga, wewe wavuze uti nizo amashuri yanjye, mu mutwe nyine iyo umuntu yiga abazi ko azakira, azakora akazi keza, abona akazi kamuhemba. Nawe uravuga uti ngomba kwihangira akazi kampemba, kimwe n'undi muntu wese udusezeza amatwi muri iki kiganiro Kazi ni Kazi abatekereza kwihangira akazi, ariko uko kazi ari akazi nyine kazana amafaranga. Urumva imbabura ndayikora ikaba yatwaye amafaranga. Hari ibyuma ngura, urabona ikoze muri metalike zikomeye, ikaba ifite ibumba ririnda kuba za metalike zahura n'umuriro zikaba zakwangirika, ikaba ifite amaguru yayo bacomekamo ikazamuka ikabigera hejuru, ikagira installation y'amashanyarazi. Ubundi twari 65,000, nanjye nkukamo 10,000. 10 gusa ari byo ugendereye, ariko amafaranga akunda kaboneka. Rira bumba niho ryikorera biriya byose, kugira nk'umuntu wize ukabona muri ibi bintu by'isudiro ugira gute bukiramo ibibumba. Izi mbabura zanjye zatumye ntekereza kure cyane, ku buryo nahaye akazi abantu, nahaye akazi ababumbyi, mpakaza abasuderi, mpakazi abasiga amarangi. Urabona ko zinatanga n'akazi. Bisobanuye ko wowe wavuye kuri cya kintu cyo gukora wenyine, watangiye kwagura ibikorwa uha n'abandi akazi. Muri bya 100,000 mu by'ukuri winjije ahangaha, bya 100,000 nabyo bikuye ku isoko, bikuye ku muhanda, gukanika mu telefone twatundi batubwiraga, ukimara kurangiza kwiga? Nkimara kurangiza kwiga, ariko urabona ko nabashije guhakaza abantu, hari abasuderi, hari ababumbyi, abo bose mbatangira mituweli, bameze neza nta kibazo. Amafaranga se yagiye aboneka ahangaha? Kiba kigendeye nyine ni cash. Amafaranga araboneka birumvikana. Ndabona hari n'izindi mbabura iriya nini iruta cyane, ikoreshwa mu maresitora. Urumva nabo ni abantu bakenera gukoresha inkwi, bakenera gukoresha amakara, ariko iyo abonye ikintu kizamugabanyiriza ibicanwa ku rugero rwa 70% arunguka cyane. Nimba washoraga 100,000 mu kwezi by'ibicanwa, ugashora 30 byonyine, urumva buri mu nyungu nyinshi cyane. Niyo mpamvu nagiye ku rugero rwose, ubu ngiye kwinjira muri gahunda z'ibigo by'amashuri, ku buryo nzajya ndakorera ikigo cy'amashuri ishyiga rizajyamo umuvero yose. Uri umuntu wihangiye umurimo birumvikana, ariko se ibi bintu byo kuvuga ngo ugiye kwinjira mu bigo by'amashuri, ni ukuvuga ngo uko ntekereza yuko nahanze akantu gatoya kagashoboka, kuko n'ibindi nabihanze ntawe ngishije inama, ngomba n'ubundi kubyigaho nkareba buryo ki ngomba kubikora kandi bigashoboka. Ubundi nta kuntu ushobora kugira igitekerezo kiri tekinike ukakigerageza ukabona kirakunze, n'ikisumbuyeho kirashoboka. Yewe uko natekereje kuba nakora imbabura ntoya, niko n'inini numva yuko yashoboka. Nimba ducana amakara makeya yuzuye agakombe akaba yahisha ibiryo, kandi twakagombye kuba dukoresheje amakara wenda ya 200 agahisha ibishyimbo, none turimo turakoresha amakara atarengeje igiceri cya senkane. Icyo gihe birashoboka yuko n'ibintu byinshi nshobora kubigabanyiriza ibicanwa, kuko iyi mbabura yanjye uburyo ikoramo ngira ngo wabibonye ni amashanyarazi n'inshenga z'amakara. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nshobora no kuba nafata izo mbabura za movero nini cyane nkahimba buryo nazo zishobora kuba zakoresha amashanyarazi n'inshenga z'amakara, kandi ntihagende umuriro mwinshi, ndetse ntihagende n'izo nshenga z'amakara nyinshi, cyangwa se n'izo nkwi zikaba zajyamo, kuko nazo zikagabanya ibicanwa kandi n'inkwi wazikoresheje. Ariko se uratekereza kuzabikora gute mu bigo by'amashuri? Ngira ngo ni ibintu uri gukora ushakisha amafaranga, birumvikana. Turi mu kiganiro Kazi ni Kazi, ni cash, birumvikana. Ariko kandi uravuga uti bifite n'icyo bizamarira wenda abantu mu kugabanya ibicanwa, ariko nawe ukinjiza cash. Byanga bikunda, urumva harimo igishoro gifatika. Navuga ko kuva natangira gukora n'ubu nkiri mu gishoro, ntago ndafata inyungu, kuko ayo mbonye yose ndashora bitewe n'ibitekerezo mba nahanze. Umunsi ku wundi mba ndi guhanga, ngira ngo wabibonye, nagiye nkwereka processes yuko nagiye mpanga icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, majije guhanga ibintu birenze 6. No kuvuga
ukuvuga ngo uko ntekereje ikintu nkumva ko gishoboka mba ngomba no kukigerageza, nakigerageza nabona giciyemo tayari ubwo nkumva yuko byatunganye. Abo bantu batangiye kuvuga bati uwo musore katubwira ngo aracyari mu gishoro, aracyari gukoresha igishoro, inyungu ntayarabona, inyungu izaza ryari? Byanga bikunda ntago wavuga yuko wenda sinavuga ko ari igishoro gusa n'inyungu iraza, ariko ntago nagira igitekerezo numva ko kizanteza imbere ngo ndeke kugikora. Ngomba kugikora, ubwo ya nyungu wabonye nayo uhita uyishyira mu gishoro, nayo ikabihindutse igishoro. Urumva urwego mba narindiho ruba rwiyongera narwo, kuko gukora ni ugushora. Ntago gukora umara gushora ibintu wabona amafaranga ukuyemo ukiyicarira, ntago ugomba kwicara, ahubwo urukomeza ugashora ukazamuka. Ubundi nta mukira w'amafaranga ubaho kuvuga ngo amafaranga ngo byarangiye ngo namaje kubona amafaranga, urakomeza ugakora. Ngira ngo hari uyabona akavuga ati aya ngaya akajya akora hano inyuma kuri wa mufuka w'inyuma akavuga ati aya ngaya agaseka akavuga ati arahagije. Arahagije. Nta mafaranga ahagije abaho, ahubwo igihagije ni ukubona ubonye amafaranga agukemurira ikibazo, ukabona ufite amahoro nta kibazo cyo wifuza wakigezeho. Hanyuma ko watubwiye ko wahereye ku 1,000 winjira muri ibintu byo gukora imbabura, abantu rimwe na rimwe baguseka batubiya binagiyemo, umuntu wize amashuri n'ibiti, igishoro ugezeho unangaye kuko watubwiye ko ugenda wunguka akubera igishoro. Urumva uburyo natangiye ni uburyo butangaje, kuba umuntu yatekereza ikintu atazi uko kizanunguka, akatangira kugenda ngura amabati hirya no hino, ibintu bimeze ukuntu nkaterateranya hakavamo akantu. Ariko noneho kugeza ubu ngubu nabashije kuba nahimba ibintu biragaragara biranakundwa, ngiye mu ma expo ngira nte. Ubu ngubu maje kugera ahantu nka 3 mbasha gushira ibintu byanjye bikagurwa mu gihugu, nk'ahantu bita Rwamagana mu mujyi, ahantu bita Kinyinya umujyi wa Kigali, ndetse n'ahangaha Karenge. Urumva ahantu 3 hose ku muntu watangiye gutyo ni ibintu umva ko ari ibintu bifatika. Hanyuma hari n'indi mbabura nabonye iriho amakaro. Iriya yo wayitekereje gute? Iriya mbabura ukuntu nayitekereje ni bya bindi byo kugenda ushora. Mbese urabona iyo uko ugenda ukora ibintu abantu baza babishima, baravuga ati njyewe ndumva nifuza yuko wazankorera ibintu byubakiye mu rugo iwanjye. Ahubwo ibyo ngibyo ni igitekerezo cyose ufite ushobora kukingezaho bitewe n'ibicanwa ukoresha, cyangwa se bitewe n'uko wifuza ko tubikora. Noneho njye nkagukorera ibintu bigendanye n'icyifuzo cyawe. Ubwo nibwo natekereje ko amakaro ari ikintu kinoroha kugihanagura, umuntu akaba yakorera isuku mu rugo iwe. Noneho ubwo mba ngiye kuba nakubakira umuntu rondereza itimukanwa, nyine urabyumva. Noneho ku buryo nayubatse mu rugo iwe ifite amashigane nk'uko wabibonye, ikaba inabika umuriro waba yawubuze ikaba yakomeza igakora nta kibazo. Akaba ari rondereza yubatse mu makaro, nyine ubasha guhanagura, kandi zigira volume, ugabanya umuriro ugateka uko ushaka. None se iriya bikorera ngahe? Kuri bya bindi nyine watubwiye uti amafaranga ngiye mbonye yose ni igishoro, nta nyungu ndabona, ni igishoro ngenda nshyiramo sinzi igihe uzabonera inyungu, ariko ubwo uzagenda ushora nyine byanze bikunze nk'uko wabivuze. Nta mafaranga abaho menshi, icyangombwa ni ukubona agukemurira ibibazo bya buri munsi uhura nabyo. Natwe nicyo dushaka hano, ko buri muntu wese uduteze amatwi yageraho abona amafaranga amukemurira ibibazo bya buri munsi. Kuvuga ati abandi amafaranga bayakura hehe, agahanga agatekereza. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ikintu ntekereza nk'uko wabonye irarondereza nayikoze ni ibishoro byo. Hari ukuntu ngenda umuntu akaba avanse kubera ko aba yabonye ibindi bintu mba narakoze, akavuga ati ibi bintu ni byiza, nkoreye ibi ngibi byagenda neza. Uvuga ngo icyo gihe nanjye ni bwa bunyangamugayo, kuko ari ibintu mbishaka kandi nkabikora neza. Noneho ku buryo mba mvuga nti ibi bintu nimbyibuka mu rugo rw'umuntu bizagabanya ibicanwa nk'uko nabimubwiye ko kasange nibyo. Icyo gihe bituma mbona abakiriya benshi, umuntu akaza yishimye akavuga ati ngenda ashaka unkorera ibintu bimeze gutya na gutya. Ese ibi bintu ko numvise bisaba amafaranga menshi, wari umuntu utangiye kwibaza ati ibyo ni bya 1,000 yagiye abyaza ibyo bishoro bikagenda bishoro mpaka kugeza kuri uyu munota. Urumva nimba nari mfite 1,000 nkabishora nkabibyaza amafaranga 150 biri mu bikorwa, wenda nkaba nsevinze 50. Bya 50 nzabikoresha ikindi buhoro bigenda bizamuka, amafaranga usange ari mu bikorwa, ku buryo uzasanga ufite ibintu by'ibikoresho nk'ibya miliyoni nka zingahe, kandi nyamara waratangije 100 byonyine.
ariko ahantu uzi ko harimo ibanga burya birumvikana. burya hari imvugo abanyarwanda bavuga ngo abatabizi bicwa no kutabimenya. Nicyo bisobanuye, ni ukuvuga ngo amafaranga makeya uyabyaza andi makeya, ayo makeya uyabyaje ayo ngo wungutse ukongera nanone ntuyarye ukongera ukayabyaza andi. Birumvikana. None se ukazarya ryari? Byanga bikunda nubwo wakora bimeze bite, urumva uburya n'ubundi burya wese nimba wungutse ibihumbi 100 ukarya ibihumbi 10 usigaranye 90 wenda harimo inyungu wari washoye wenda ibihumbi 70, ubwo urumva udafitemo inyungu y'ibihumbi 20 se. Hanyuma iyi mbabura nabonye iyi ngiyi nyine ukorera mu rugo rw'umuntu itimukanwa, iyo buriya yubakira ngahe? Hariyo nubakira ibihumbi 300, hariyo nubakira ibihumbi 200, hari niyo nubakira 500. Ariko numva harimo n'ibifaranga byinshi. Urumva ni ibintu by'ibisirimu, mbese hahandi umuntu akambwira ati nkorera ibintu by'amakaro mu rugo iwanjye, ibintu nzajye ngenda nkahanagura, ukaba ubona yuko mu gikoni harasa no muri saro. Kazi ni kazi kabisa. Uri umuntu warangije kujya muri ibyo bintu, ya diplome yawe iri hariya warayibagiwe. Kabisa. Nukuvuga ngo ibintu ntangiye kuba natekereza, nukuba nyiraho nabikubwiye ko ngiye gutangira kwiga systeme yo guhindura ibigo by'amashuri uburyo bazacana, nkahimba amafuru y'imigati cyangwa se amafuru yimukanwa umuturage akajya agura ifuru akayitereka iwe mu rugo, akaba yashyiramo ifi akayivanamo yahiye, ibintu nk'ibyo. Ndumva uri umuntu wiyemeje mu mbabura mpaka. Iby'amashuri wize bya mudasobwa wabyibagiwe, wahindiye wagiye mu mbabura. Oya, si n'ibyo byonyine, ngira ngo wabibonye naho mba ndi ko nkanika n'amateleviziyo byose ndakora. Nabonye ufite ibintu hano urimo ukanika, ugira gute? Nanjye niyo mpamvu ninjiye hano nkavuga nti kazi ni kazi kweli. Kazi ni kazi. Abana ubuhamya bw'uyu mugabo ntabwo nagenda musize, ntabwo byashoboka. No kubanga urabona uko ntekereza, nge ntekereza yuko umuntu wese uyumvamo tekinike yari yo yose niko nimba yikunda agomba kugerageza agakora, kuko nge icyo ntekereza kuba nakora cyose nshyiramo ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye. Havuga nti nimba hari ufite icyandusha muri tekinike ngomba kumwegera hagira icyo mukuraho. Ariko hari ikintu nigeze kukubaza, ubigishoro nangahe? Ariko niba ushobora kuyamenya, ubwo turagira ngo twumve ese uyu muntu ageze hehe. Babantu bibaza bati ni ibihe bikorwa bifatika amaze kugeraho kubera gutekereza icyo kintu cyo kuvuga ngo nubwo nize segonderi ndajya kubumba imbabura, ndajya gukora imbabura, nibagirwa ya mashuri nize, nibagirwa ya mudasobwa, nagagombye kuba nicaye imbere cyo gukora imbabura. Icyo nshaka n'amafaranga byanze bikunze. Ubundi igishoro kiruta ibindi byose ntago ari amafaranga. Igishoro kiruta ibindi byose n'ubwumvikane mu bantu ugiye kuba wakorana nabo, igitekerezo wagize. Tuvuge nimba urugero ugiye kuba wakora izo mbabura, byanga bikunda ntago uzayikora wenyine nk'umuntu wize. Tuvuge ngiye nize computer science, ntago ndi umusuderi, ngomba kubanza nagira abasuderi mbi inshuti nabo kugira ngo tubanze twungurana igitekerezo y'icyo twakora. Ngiye ndi umuhanzi nahanze ikintu runaka, ngiye ngomba kugisohora kubera ko hari abo nifatishije, abo babumbyi tube twakora mu bumwe, noneho igitekerezo nagize nyihuze n'ike tubashe kuba twagira ikintu dukora gifatika. Umaze kutubwira rero aho ugeze, ndatekereza ni ahantu abantu benshi bashobora kubyumva bakikanga akavuga ati umuntu wize segonderi akaba ari mu mbabura n'ibiki, ariko twebwe turavuga tuti kazi ni kazi. Ubejo hawe urahatekereza gute? Ni icyo upanga mu mutwe wawe ngubu? Icyo mpanga ni ukuba nakora nk'uruganda rw'imbabura. Mfite uruganda, umuntu wese azaturuka na he akaza akarangura, none agatwara imodoka yuzuye imbabura akagenda agacuruza mu bihugu byo hanze, kuko ntago ari abanyarwanda bonyine bakeneye ibi bintu, maje kugurirwa n'abantu mu bihugu bitandukanye, nk'Abagande baranguriye, Abatanzania barangurira, n'Abarundi. Nuvuga ngo wowe ugiye gushinga uruganda rw'imbabura? Nge numva ko narushinga bitewe n'ubushobozi wenda bukiri hasi ukurikije ibikorwa ndi gukora. Nakubwiye ko mpora mu bishoro ntarabona inyungu, kubera ko ntabashije kuba nafata amafaranga aziye hamwe ngo mbe nagura ibikoresho mbona bimbangamira kuba ntabifite mu buzima. Nakabaye narakoze uruganda. Twajyaga twumva inganda zisanzwe zindi zikora amasabune, zikora
akawunga, zikora iki, zikora amasafuriya, zikora matera. Ntabwo twari twakumvise uruganda rukora imbabura. Urumva nyine uruganda ni ukuba ibintu bishobora gukorerwa ahantu ari byinshi cyane bifatika bikaboneka mu buryo bworoshye. Gazi ni kazi kabisa. Ibihumbi 100 watangiriyeho winjira mu mbabura nabyo bikuye mu gukanika amatelefone bigiye gutuma ukora uruganda. Byanga bikunda nibyo nteganya ariko nzabigeraho byanga bikunda. Ubundi uteganya ikintu ukumva unagikunze ushobora kukigeraho. Uwango ikindi kintu nabashije kuba nakora ntababwiyeho ni nagabanyirije ibicanwa abantu bakora amandazi. Hari abantu baba bafite inganda z'amandazi abo bakoresha inkwi nyinshi cyane kandi muri gahunda y'igihugu turashaka kugabanya ibicanwa. Noneho rero nanjye mba nshaka kugendana n'ibyo igihugu gishaka. B'inzengero z'inzoga nabo bakoresha inkwi nyinshi gukaranga ibintu by'imbetezi, guteka imitobe. Abo ngabo bose basigaye bankenera ku bintu bijyanye no kuba bateka imitobe bakaranga amasaka. Bavuga ngo bagenzi bawe b'inganda urumva uvuga uruganda rw'amandazi cyane kuko baratubwiye kugiye gushinga uruganda rw'imbabura handi Karenge. Sindakigeraho kubera ubushobozi ariko byanga bikunda ni indoto zanjye. Reka tukwifurize rero uruganda rw'imbabura kuzarushinga handi Karenge. Tuzumve handi Karenge uruganda rw'imbabura. Imana nibidufashamo bizacamo. Hanyuma hari abantu baduteze amatwi batangiye kwibaza bati natwe umuntu yatugira inama ashobora kuba yarize segonderi nko kuba yize, ashobora kuba yarize kaminuza ariko kumva nawe gukora imbabura yabinyuramo nkuko wabinyuzemo hanyuma bikamubyarira amafaranga, bikamubyarira isoko yo kubara amafaranga menshi. Cyangwa wamuha nimero za telefone nta kibazo. Nimero zanjye Tigo nkoresha 0722 722 722. MTN nkakoresha 0783 56 73 98. Hari benshi baba bakenera inama z'ukuntu bakora bakabona amafaranga cyane ko nawe umaze kubara mu mabiliyoni. Numvise izimbabura mu by'ukuri niyo mpamvu nagenzi kubazaho nshaka kumenya ibyazo. Numvise ari imbabura mu by'ukuri ziguha amafaranga menshi. Birumvikana umuntu abagenda yagura ibikorwa nkuko nabikubwiye bimaje kungeza wenda ku bikorwa bihagaze nka miliyoni nkenye wenda. Urumva guturuka ku 100 kuba wagera muri miliyoni enye ni sawa cyane. Urumva ko mu minsi iri imbere izo miliyoni enye nazo urazishora mu ruganda nazo zibyare izindi enye zo mu 8 uzishore zibyare 10 na zingahe cyane ko watubwiye ko inyungu yawe uhita uyohereza mu gishoro. Birumvikana. Kazi ni kazi. Murakoze cyane. Ndavuga nti reka mbishire mu bikorwa ndebe ko bishoboka. Nibwo natangiye nkora utuntu tworoheje ariko kugeza ubu ngubu urabona yuko ibintu ndimo nkora biri gushimwa n'abantu benshi. Watangiye ute rero? Aha niho hari ikibazo gikomeye n'urubyiruko wenda rurangiza kwiga amashuri akavuga ati kugira ngo uzaje kwihangira umurimo bisaba igishoro, bisaba ubundi bushobozi. Watangiye ute wowe? No kuvuga ngo gutangira kwanjye natangiye ndi umuntu ushakisha udufaranga duke ku buryo numvaga yuko nubwo naba mfite 2,000 cyangwa 1,000 ngomba kukibyazamo ikindi kwa gukoresha imbaraga zanjye ku buryo nakoze mpaka kwa kundi ushobora guhera ku 5,000 cyangwa bingahe ugakora akazi n'imbaraga zawe ariko ukaba ufite icyo ugamije, ufite intego nta gupfusha uza amafaranga. Wewe wahereye kurangahe rero? Je naho hereye ku mafaranga atarenze 10,000 nkajya nkora uturimo tunsaba imbaraga ariko nkadukora numva ko mfite ubushake nka saving amafaranga yanjye nkashakisha mpaka ngeze ku cyo nifuza. Ubuhamya nibwo dukeneye bwo gutangiza amafaranga makeya. Ubundi ngiye kubera ko nakundaga ibintu bya technique natangiye nkanika amatelefone boro nkajya ngenda nkegera abantu bakanika amaradiyo amateleviziyo kubera ko narize informatique nkifashisha abo bantu kuko hari ibyo bafite bandusha ariko kubera ubushake nkaba nababaza ibyo numva ntasobanukiwe bakanyigisha ngenda bimenya boro nkagenda negera abafitemo ubushobozi cyane nkagira uburyo mvugana nabo bakanyigisha noneho nagira ibyo mfata nkajya mbikora amafaranga avuyemo nkayabika boro cyagihangano ngiye nagiye ntekereza cyo kuba nahanga imbabura kuko numvaga ko ari ikintu kizakenerwa no buri muntu wese. Ndavuga nti ibyo bintu bishobora kuba byazamfasha mu gihe kizaza. Bisobanuye ko wowe uri wa muntu wagiye hariya ku muhanda bo tujye tubona mu masoko bateye akameza bari gukanika amatelefone ibingibi bisanzwe uko bivuga niko biri. Natangiye gutyo udufaranga maje kwiyuza amafaranga ageze nko mu 100 ntereye aho ngaho urumva byari bintwaye umwanya ariko byanga bikunda ayo mafaranga maje kuyageraho nibwo natangiye kugura udukoresho ngenda nteranya utubabura
buhoro buhoro ngera ku gitekerezo. Ese mbwira bwo byagutwaye igihe kingana iki? Urumva 10,000 nabikoresheje nko mu gihe wenda cy'umwaka nari maje kugera 100,000 kuko urumva ikintu cya mbere no kudacika intege. Imuri gukora amafaranga nimba bakoreye 2,000 cyangwa se 1,000 kandi ukaba ukeneye kurarya byanga bikunda ugomba no kugerayo savinga ukirindaho gusesagura. Abamonaga bo byanga bikunda ntiwamenye icyo umuntu abatekereza, gusa ngewe icyo ntekereza nuko icyo ukunda uba ugomba no kugiharanira kabone nubwo cyaba ari ikintu kizakwambika ubusa, ariko byanga bikunda icyo ushaka ugomba kukigeraho ariko utiyandaritse. Aha tumaze kubona rero watangije 10,000 hanyuma mu gihe cy'umwaka ubugeze ku 100,000. 100,000 rero ikintu byamariye kuko urumva ibyo nize nabikubwiye ni computer science, ariko nkaba mfite ibyo mpanga mu mutwe wanjye ngemba ntarasohora, ariko ari ibitekerezo mba mfite ibyo nashishikariza abantu ukuvuga ngo gutinyuka kuba